Dutangiranye n'umwana wicaye muri salo, papa we ni uwo nguwo winjiye ari kumwe n'umusheri we bamwita Mariya, umwana ati papa waje navuye ku ishuri uyu munsi, papa ahita amubwira ati rero Liza uyu nguyu bamwita Mariya, nawe Mariya uyu ni umwana wanjye bamwita Liza, arangije aramubwira ati ese wagenda ukaba uri mu cyumba? Aramubwira ati papa nta kibazo ariko uraza tubanze tujyane, arangije aramubwira ati rero nta kibazo reka nze nkuherekeze, gusa uyu nguyu Mariya ni inshuti yanjye namukubwiye kuva kera, agiye kuza tujye tubana hano. Liza aramubwira ati nta kibazo pa reka ngende nk'uko wari ubimbwiye mu kanya, arangije aramubwira ati ngaho genda mwana wanjye, arangije aramubwira ati papa ese ntabwo waza ukamperekeza ukabanza ukandeba ngiye gusinzira ukanansezera? Papa we yaherekeje umwana mu cyumba, Mariya nawe asigara yicaye hano, barongera batwereka wa mugabo agarutse, uyu tumwite Paul. Paul amaze kugaruka yatangiye kwereka Mariya ibyumba by'inzu, ahari igikoni, icyumba cy'abashyitsi, icyumba cy'umwana we, arangije aramubwira ati ino nzu ni nini cyane kandi irimo ibintu byose. Mariya ati ese wanyereka icyumba kinini cyanjye nawe? Paul ati ntago nakihanganira kutakikwereka, rero ngwino njye kukikwereka rwose. Nuko bajyanye bongera kutwereka, bukeye bwaho Mariya mwumvishe ko agiye kuza kujya abana na Paul ndetse na Liza, yaraje asanga Liza ari kureba katuni cyangwa se ibitente, arangije ahita amwaka telekomande, amaze kuyimwaka aramubwira ati zana hano igihe cyawe cyo kureba televiziyo cyarangiye. Liza nawe ati ariko ndi mu masaha yanjye, reka ndebe televiziyo kubera ko papa naza ntabwo ari bwongere kunyemera kuyireba, amasaha yanjye araba yarangiye. Umwana yahise ashwana n'umugore, umugore aramubwira ati ntago wemerewe kureba televiziyo njyewe ndimo ndayireba, ugomba kumpereza nkareba ibyo nshaka. Umwana yarababaye ahita agenda ajya mu cyumba cye, Mariya yasigaye aho ngaho ari kureba televiziyo wenyine. Bongera kutwereka ari kumwe na Paul mu cyumba cyabo, ari kumubwira ati hari ikintu ushaka kukubwira? Undi nawe ati ku bijyanye n'iki? Ku bijyanye na Liza. Ati se byaba bimeze gute? Ati njyewe ndumva mu rwego rwo kugira ngo dusevinge amafaranga cyangwa se tubashe kubika amafaranga menshi ahagije, twafata umwana, atari ko banza unyumve, twafata umwana tukamujyana kwiga mu bindi bigo bitari biriya bigo bya pirive wamujyanyemo, ari amashuri ya pirive arahenda. Arangije aramubwira ati kandi ubitekerezeho, njye ndumva byaba ari byiza kurushaho. Ati ikindi umuganirize, uriya mwana wawe afunga umutwe cyane, afunga umutwe pe, ntago yumvikana, iyo umubwiye ikintu bisaba ko rwose ugomba kuba ari we papa we wakimubwiye, njyeweho ntago anyumva. Mu bigaragara umugore atangiye kubwira papa w'umwana yuko umwana amusuzugura, aramubwira ati ariko ibyo ngibyo reka twe kubitindaho, icyo nshaka kukubwira nagambiriye uyu munsi ni uko tugomba kumuvana mu mashuri ya pirive tukamujyana muri leta, kuko ndabizi neza ko naho azahabona ubumenyi. Umugabo akamubwira ati ariko ese ko dushoboye kuyishyura waretse umwana agakomeza akiga? Ntago abyumva, we ntago abyumva. Umugabo arangije aramubwira ati rero hariya barimo kwiga aba ahafitiye amahirwe menshi cyangwa se abona amahirwe menshi, rero bibaye byiza yahaguma kuko baraniga cyane kurusha mu mashuri ya leta uri kumbwira. Hariya umwana yitabwaho kubera ko natwe tuba twishyura menshi kugira ngo bamwiteho bihagije. Arangije umugore yaramubwiye ati wowe ubitekerezeho. Umugabo ati oya
ntago ari ukubitekerezaho, ariko niba ushaka ko mbitekerezaho nta kibazo, reka nzagusubize mu minsi iri imbere cyangwa mu byumweru biri imbere. Umugore ati hoya ubitekerezeho vuba bishoboka. Umugabo yarabyemeye ati nta kibazo nzakubwira. Umugore ati yego ni byiza ubitekerezeho neza kandi ubifatire umwanzuro. Bisa nkaho yarakaye cyangwa se atishimiye uno mwana Liza, kubera ko abona papa we asa nkaho amutangaho ibintu byinshi cyangwa se akora buri kimwe cyose kugira ngo umwana we abone ibyiza cyangwa se abashe kubona amahirwe ku bintu byiza byose. Umugabo yegereye umugore ariko ntiyamwikozaga. Bongeye kutwereka mu gitondo bukeye, umugabo yari ari gutunganya umwana, mu bigaragara yamuhinduriye ishuri. Arangije aramubwira ati papa, ariko kino kigo wanjyanyeho sinzi nimba aricyo cyigisha kurusha icyo nari nsanzwe ndiho. Mbona cyangwa se uko mbitekereza ikigo nari ndiho aricyo gishobora kuba cyakigisha neza, nubwo ntazi impamvu. Papa we yaramubwiye ati humura mwana wanjye, hariya naho uzabikora neza kandi ndakwizeye, mpobera ujye ku ishuri mukobwa wanjye. Arangije yaramuhobeye, papa we aramuherekeza, undi nawe yicaye muri salo arimo ararya, nta n'ikintu biba bimubwiye. Bongera kutwereka yicaye mu cyumba asa nkaho ategereje umugabo we. Umugabo we akinjira yaramubwiye ati wiriwe neza mugabo mwiza. Atangira gukuraho, umugabo nawe yahise akinga, nawe atangira gukuramo. Atangiye gukuramo ati nari nkukumbuye cyane. Undi nawe ati nanjye nari nkukumbuye kandi nakora buri kimwe cyose ku bwawe. Ako kanya kibivuga gutyo yahise amubwira ati buretse gatoya. Arangije amazi ati se habaye iki noneho? Ati ndashaka ko tuvugana ku bijyanye n'imyenda ya Liza. Liza rwose umugurira imyenda myinshi y'impfabusa, ihenze kandi itari na myiza, kuko mba mbona iguhenda cyane kandi atari myiza pe, itanamubera. Umugore yatangatanze impande zose, ari gushaka kumvisha umugabo we yuko atakaza amafaranga menshi ku mwana we yibyariye. Ese hari icyo umubyeyi atakora kugira ngo umwana we yishime cyangwa se abone ameze neza? Yakomeje kumubwira ati njye hari ahantu nzi henshi twakura imyenda ihendutse kandi imyenda yamubera kandi ku mafaranga make cyane, make cyane. Arangije aramubwira ati none se uheruka gutakaza amafaranga angana gute hejuru y'imyenda ye? Umugabo aramubwira ati mperuka gutanga ibihumbi 150 kugira ngo tugure imyenda ye kandi nayo yabaye mike cyane. Ati ngaho ibaze ayo mafaranga yose. None se hari ahandi uzi twakura imyenda yiwe kandi ihendutse ariko myiza? Umugore ati yego, we nyizera kandi ndabizi nabikora, namuzanira imyenda myiza cyane. Umugabo yasigaye arimo kubitekerezaho. Bongera kutwereka bari muri salo ati ngaho reba, urabona ntamuguriye imyenda myiza? Umugabo nawe yanze kugira icyo arenzaho, mu bigaragara yemereye umugore we kugira ngo agurire umwana imyenda. Umwana ati papa ndashonje. Papa we aramubwira ati okay nta kibazo, reka njye kukuzanira ibiryo, kamushakire ibyo kurya mwana wanjye. Umugabo nuko yagiye. Nawe ubonye imyenda yambitse umwana, uko biri kose wagira ngo ni iy'abantu bakuru kandi ari iy'umwana. Sinzi aho ahahira uyu mugore. Ako kanya batweretse umwana, papa wamuzaniye ibyo kurya, umuceri mwiza cyane, ubanza ari basmati. Arangije arambwira ati iyi sahani yuzuye gutya uyu mwana niwe ugiye kubirya? Umwana ungana gutya ashobora kumara bino biryo? Arangije yahise yegezayo umugabo we, yahise azana isahani atangira kugabanya bya byo kurya umugabo yarazaniye umwana. Arabigabanya we, arabigabanya abikuraho. Umugabo yumiwe neza neza,
arabona uwo ari kubona atari uwo yakunze. Abagore barahinduka koko, nako turahinduka. Arangije umwana yarumiwe nawe, arangije aramubwira ati ibi biryo wari umwaruriye agomba kubiryaho inshuro 3 zose. Umugabo yarumiwe areba uturyo asigiye umwana. Umwana nawe nta kindi yakoze yahise abyegezayo. Arangije papa we yegera umwana aramubwira ati mwana wanjye ihangane ufate ibi byo kurya urye inzara itaza kukwica, kandi unsezeranye yuko ugiye kubirya, ibindi ndaje ndabyitaho. Umwana yasigaye aho ngaho. Bongera kutwereka Paul ari mu cyumba, ndetse Mariya nawe yaraje. Amajije kuza ahagarara iruhande rwa Paul ati noneho habaye iki? Ni ikihe kibazo cyabaye? Mbwira, mbabarira umbwire ikibazo cyabaye kuko ndagukunda urabizi. Umugore ati ndarushye, njyewe ndarushye pe. None harushye iki sera? Ati ndarushye, ntago niyumvisha ukuntu mba hano hantu numva mbangamiwe. Nkeneye uburenganzira bwanjye nk'umugore mu rugo, kandi nkeneye ubwisanzure bwose bushoboka. Ngaho se ubu ngubu hari ikintu nakora? Nta kintu nakora na kimwe, nta kintu nagutegurira, nta kintu kiba kiri hano, ibintu byose nta banga ryanjye, ndetse nta n'ubwisanzure mfite muri uru rugo pe. Arangije umugabo arumirwa ati ese impamvu udafite ubwisanzure ni ukubera Liza? Umugabo yumiwe, noneho ari kumwereka ko yanga umwana we ku rwego rw'uko kumva ko ari muri ino nzu, bari mu nzu bari hamwe, noneho nta n'ubwisanzure afite. Arangije aramubwira ati umwana wanjye. Arangije umugore nta kindi yamubwira, aramubwira ati ikintu cyaba cyiza rero ni uko wamwohereza kuri bene wanyu cyangwa se bene wabo wa mama we, bakaba aribo bajya kumurera, naho njyewe ndabona ntashoboye pe. Umugabo yarumiwe. Amajije kumirwa arambwira ati none se ibyo uri kumbwira nibyo? Mfate umwana wanjye mwohereze muri famiye? Arangije aramubwira ati rero nimba udashoboye kubikora, njyewe ngiye kugenda njye mu cyumba cy'abashyitsi, ntago nzongera kugaruka hano mpaka ukemuye icyo kibazo. Umugore yabatuye umusego, arangije aragenda. Noneho umugabo byaramuyobeye burundu. Umugabo yaraje amusanga mu cyumba cy'abashyitsi, aramubwira ati njyewe nahisemo rero buriya nafashe umwanzuro, ubikore cyangwa umbwire nigumire hano nimba utarahitamo. Uyu mugore aramugoye pe, bisa nkaho arimo kumuhitishamo hagati ye ndetse n'umukobwa we. Arangije umugabo yaramubwiye ati rero ibyo wansabye ntabwo bishoboka, ntabwo umwana wanjye namwohereza, aho kugira ngo agende wowe buriya uragenda, kandi bibaye byiza watangira ugapakira ibintu byawe byose, kuko ubu nafashe umwanzuro nanjye narakaye. Upakire ibyawe byose nkubona urenga, umuryango wakwinjije uba ari nawo ugusohora. Umugabo yararakaye cyane, atangira kumbwira ati ndavuze ngo uhite usohoka. Ubwa mbere wahereye ngo ku kigo cy'umwana, ndabihindura. Urangije ujya ku myenda ye, ndabihindura. Urangije koko ugeze aho kumbwira ngo mfate umwana nabyaye amaraso yanjye mwirukane mujyane, ngo mujyane muri famiye nta kintu mbuze. Ndakubwiye ngo ceceka. Urangije utangira no kumupimira ibyo kurya, nta kintu kibuze hano. Buriya byose narabirebye ndakwihorera, ariko ubu noneho uyu ni wo mwanzuro wa nyuma, kandi ubyumve yuko ndamusubiza mu kigo cyiwe yigagaho ku ishuri, asubire muri prive, umwana wanjye akomeze yige neza. Ndongera mugurira imyenda nk'iyo namuguriraga. Ako kanya yahise atwereka wa mupapa agarutse aje kureba umwana we aho yari ari mu cyumba.
arangije aramubwira ati papa wiriwe ute? Umwana we ati niriwe neza mwana wanjye, kandi ndagushimira cyane uko ukomeza kwigaragaza ukaba umwana mwiza imbere y'uriya mugore. Uyu munsi rero nafashe umwanzuro ko uriya mugore tugiye kumwirukana ntazongere kuba hano, ni njye nawe. Umwana ati nizere ko unsezeranyije ari njye nawe papa, nta wundi muntu uzongera kuzana hano. Ati ntawe. Umwana agiye kuryama yishimye ko umuntu wamubangamiraga cyangwa se mukase agiye kugenda. Yagarutse mu cyumba cy'abashyitsi ati rero Mariya, majije kubibona ko utari umuntu mwiza, nizere ko wamaze kuzinga, rero haguruka. Mariya yatangiye gupfukama ngo asabe imbabazi, ariko Paul bisa nkaho yafashe umwanzuro ati sohoka vuba vuba mvira mu cyumba, kandi ngiye kugenda nsohora ibyawe byose, duhurire muri salo nawe ugenda. Dore ngiyo varize yiwe aho yayishyize. Mariya yatangiye gupfukama, ariko Paul bisa nkaho yafashe umwanzuro pe, akajya amubwira ati ntiwibagirwe ko nkukunda, ndagukunda cyane pe, winyirukana gutya. Paul yari yarakaye cyane, ari kumubwira ati ndakwinginze mva mu maso, kuko ntago we wamviramo umugore muzima. Nimba ushaka kuntandukanya n'amaraso yanjye, uriya mwana w'umukobwa ni amaraso yanjye. Rero ntago nareba yuko mama we yamajije kudusiga muri ubu buzima, ariko yadusize neza kuko we yarigendeye yarapfuye. Ntago rero natererana umwana wanjye, ndavuze ngo sohoka vuba. Yaramusohoye, aramukingurira urugi ati sohoka ugende mbireba. Aramusohora, amajije kugenda Paul yakinzeho aza kwicara mu ntebe.